uyu munsi ngufitiye ijambo rivuga ngo Imana yo mu ijuru ikubita umudayimoni w'akamenyero ku buzima bwawe. Mfite ijambo rivuga gutyo. Ijambo rya mbere mu Bacamanza 6:2 tuhabonye inkuru z'abantu bitwa Abamidiyani bateraga Abisiraheli, bakabatera ngo bagize bifashishije n'abandi bantu, ngo bifashishaga abandi bantu bitwa Abamaleki. Umumidiyani wawe ntabwo aza wenyine kugira ngo akunanize, ashaka n'ibindi biterankunga. Ariko hashimwe Imana yera, Imana ishimwe, hashimwe Imana yumva, hashimwe Imana idaterwa ubwoba n'abantu, hashimwe Imana ifite ubushobozi bwo kurangiza urugamba rwawe. Ngo aba Bamidiyani ubwabo ngo bajyaga bagambirira, dore ibintu bitatu bakoze bikomeye. Icya mbere, ngo barabanje batuza Abisiraheli mu mwuka w'ubwihebe, umwuka w'ubwihebe. Icya mbere, ngo babatera kwihisha. Iyo usomye ahandi usanga baragiraga ahantu 6 bihisha, ngo bakahajya kugira ngo barebe yuko bakwihisha Abamidiyani. Dayimoni wakumenyereye, ndagira ngo mubwire ngo niyo umwihishe agutuma wishwe. Umwihisha mu masengesho, ijwi rikagusanga rikakubwira ngo ibyo urimo byose umenye ko ufite ikibazo kimeze gutya. Bamwita dayimoni w'akamenyero. Ariko ngo ufite iyi nkuru we, Imana ishimwe, ngo ufite iyi nkuru ikubwira ngo kuri iyi tariki no kuri uyu munsi Imana itsinde dayimoni w'akamenyero ku buzima bwawe. Mana we, Imana ifashe unyumve. Impamvu ya mbere, Imana ishimwe, impamvu ya mbere, turasenga mu buryo butatu. Hari dayimoni umenyera akamenyero ubugingo bwawe, ubugingo bwawe bukaba mu buzima bwo kuzurungutana n'ibintu bituma utuzura umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wakwikabakaba ukumva ntizihari. Kabiri, hari umudayimoni umenyera icyo bita umugisha wawe, icyo ukozeho cyose kikaguca mu myanya y'intoki, n'icyo ubonye ukakibona hahandi wahangayitse umeze nk'uwatanze amaraso ya nyuma, ku buryo kugira ngo ugere ku ntego cyangwa wakire umugisha bigusaba imbaraga zikomeye. Gatatu, hari icyo bita umudayimoni ukumenyera agatuma ubugingo bwawe butagubwa neza. Gatatu, turashaka gusenga twirukana umudayimoni w'akamenyero ko kurwaragurika. Hari igihe umuntu ahura n'umudayimoni w'akamenyero, yaba agiye no gukora akazi, aho abonye akazi akaba ari bwo arwara. Igihe icyiza cyose kigiye kumugeraho hagahita haboneka umudayimoni ugisubiza inyuma. Mana we, uyu mumidiyani rero, icya mbere ngo yarabanje abaremamo ubwoba butuma bihisha. Icya kabiri, ubu bwoba yaje abukurikirije ikintu cya kabiri cyitwa kuzamukana n'iyonka, bagamije gusarura ibyo Abisiraheli bahinze. Ngo baragendaga bagasarura buri kimwe cyose, ngo bagasarura, ngo hagira ibisigara bimwe byitwa guhumba. Ngo bakagenda bagakora umurongo, ngo bakasiribanga ingano zose, bagasiriba we, bagasiriba, bagakora akazi ko gusiribanga. Hari igihe dayimoni akumenyera
akajya mu bana agasiribanga, akajya mu rushako agasiribanga, akajya mu kazi agasiribanga, n'ibitotsi ntubisinzire. Uko dayimoni akumenyera. Ngewe iri jambo ni rigari, nshaka ko twirukana uyu mudayimoni. Ikintu cyose uzi cyamenyereye ubuzima bwawe kikurekure mu izina rya Yesu. Uzi ko umudayimoni akumenyera wanasinzira akaza no mu nzozi. Ndabaha urugero. Umuntu yihana ubusambanyi, ariko kuko dayimoni wakamenyero yamufashaho ijambo, akaba ati gusambana ari bya nyabyo ntabwo azabishobora, kuko imbaraga zamufasha ari nyinshi. Ariko nzajya nzane ibi, azajya asambana mu nzozi. Ugasanga umuntu aravuga ati ngewe Imana imbabarire gusambana mu nzozi. Ntabwo akiri wa muntu usambana, ntabwo akiri wa muntu ujya gutereta cyangwa ateretwe, ariko dayimoni akamwombokera akamukoresha ubusambanyi mu nzozi. Kabiri, ariko uzi ko hari umudayimoni arakumenyera akakwigisha kurara urwana mu ijoro. Umuntu ntakirwana cyangwa kurara, umuntu akarara atongana. Ntabwo mu by'ukuri uri umuntu wo gutongana. Niyo umuntu arebesheje amaso uri umugenzi ujya mu ijoro. Ariko umudayimoni witwa kamenyero aragenda akabwira umuntu ati tongana, agatongana mu nzozi. Ariko ni gutangaza Yesu Kristo. Ndatangaza Yesu Kristo wanga bene ako kamenyero akagakuraho. Ndatangaza Yesu Kristo ure mu buzima butari buhari. Ndatangaza Yesu Kristo wageze ahantu kuri 38 umuntu amaze imyaka 38 ku kidendezi, akavuga ngo ikorera uburiri bwawe ugende, agakura akamenyero k'uburwayi, umurwayi akaba muzima. Ndatangaza Yesu Kristo wafashe umugore wari umaze imyaka 12 akavuga ngo nonaha isoko yo kuva nihagarare. Ngo ibintu byari byaramushizeho mu bavuzi, ibintu byari byaramushizeho mu buryo bwose, ngo bari baramuririye utwe turashira. Abavuzi baba bavura basanzwe babari n'abavuzi ba gihanga bose bari barariye utwe. Umuntu aragenda arapondeka arashira, arangarava, aranga dayimoni ramumenyera uburwayi bubu burwayi. Ariko Yesu uyu nguyu utagira uko abigenza, atabura uko abigenza we, Yesu wanga kamenyero. Amina. Ndafashijwe. Amina. Araza aramubwira ngo nonaha isoko nihagarare. Bibuko nyine. Ndashaka kubatangariza ngo uyu munsi wa none hagira ibintu byari byaramenyereye ubuzima bwawe bikure kure rwose. Nibyo. Tuvuge ngo amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Iki ni ikintu buri wese agomba kwirwanaho. Uyu ni umudayimoni ugomba kwikubitira. Mbere yuko tuza kwinjira mu mwanya wo gusenga, ugomba kubanza kumenya ko ufite ibintu byakumenyere. Ega birahari. Hari imbaraga zikurwanya muri ako kamenyero k'abadayimoni. Ufite ibitero byiyoberanya bisa bityo, haba ari mu mwuka, haba ari mu mubiri, ibisa bityo. Nicyo nshaka ngo utekerezeho. Ese birahari? Ese kuko mfite ibintu byo gusengera mbona byabaye akamenyero? Mfite ibintu nshaka ko nigizayo mu gusenga? Hari
hari ibintu mbona bibangamiye ubuzima bwanjye bw'umwuka. Hari imbaraga za karande zafashe ubuzima bwanjye zitandekura. Hari urwego rw'imisengere ntarashyikira kubera ko mbona hari ibintu byamenyereye binca intege. Ese hari isoko yanjye y'umugisha mbona abadayimoni batsekamira ku buryo kuyigeraho bingora. Ese umwuka ubundi mu buryo bw'umubiri mu mubiri muri jye hari ibintu Imana yasohoramo kugira ngo ngire ubuzima. Ese hari ibitero njyamo na byimanifesta mu rugo iwanjye cyangwa mu rubyaro rwanjye cyangwa mu rushako rwanjye cyangwa mu cyo nerekeje amaboko ku buryo mbona ko ari nk'akamenyero k'abazimu. Ese birahari? Ese iri jambo ni iryanyu? Tani ne bone sansone paria bakonde pinipa debiza noketi de moneta ponema eziva ze kosema. Gusenga nukumenya ikintu kigushikamiye. Nahoze ndi gusenga mbwira abantu amagambo abiri akomeye. Ijambo rya mbere, inkoko irarira igira ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, yicwa n'inzara kandi ibiryo bihari. Nisohotse gutera nako gutora ntabwo itorera kure y'icyari cyayo, kuko itora kanya gato igasubira muri gikorwa cyo kurarira. Ni ijambo rivuze ngo iyo ufite ibintu uraririye hari ibyo wemera kwigomwa. Ibintu byo gukunda ibiryo nk'ikimami urabigabanya ukaba mu bihe byo gusenga, kuko hari ibihe bizana Imana mu muntu. Bibiliya yaravuze ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuramo keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwibutse ko dayimoni iyo kamenyero iyo umaze kumenya kwihari izarandurwa n'ibihe. Umuririmbyi yavuze ngo ibihe senga Uwiteka bintarura mu mpagarara ngo nigiraho datari maze muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima pinima ene gide zaloma ngatsinda ubukana bw'umwanzi nitedonoma. Ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe byiza byo gusenga bizirukana abadayimoni ku buzima bwawe. Ibihe byiza byo gusenga nibyo birangiza karande ku buzima bwawe. Ibihe byiza byo gusenga bituma umwuka wagukurikiranye ukuvaho. Ibihe byiza byo gusenga byirukana imbaraga z'umurozi akagenda. Ibihe byiza byo gusenga nibyo bituma ugera aho utari uzi ko wagera. Imana mu bihe byiza byo gusenga ikuraho ikintu utari uzi ko cyavaho. Ibihe byiza byo gusenga bikuremera amahirwe. Ibihe byiza byo gusenga bigusabanya n'Imana. Ibihe byiza byo gusenga bituma wimuka mu isi wari urimo ukajya mu yindi. Niko Pawulo yavuze ngo tujya tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ditawa harigini mande kotarabini pariaba janiste fode gini weza morebere. Ndafashijwe Mana. Ibihe byiza byo gusenga Imana ishimwe. Amen. Orezi bini vaide kostirema ema sekode bini kontrema. Imana ishimwe. Uyu turi kuvuga uyu mu Midiyani naterwa ubwoba nahuri. Mu Midiyani arakugenza akakuriza amarira uri mu nzu y'amakaro. Mu Midiyani akuriza amarira ufite n'akazi. Mu Midiyani akuriza amarira wanakoze. Mu Midiyani agutera inyatsi kandi uhembwa. Mu Midiyani agutera ibibazo abekitafo abantu babona uri umusirimu. Iyo ufite umudayimoni wakumenyereye akubwira yuko ibyo ukora byose ari impfabusa, mu Midiyani akubwira yuko azakwica kandi ijuru ryarakubwiye kuzarama. Piketa Imana intabare unyumve. Imana intabare unyumve. Umva ngeze ahandi hantu. Iyo mu Midiyani hari akwambura ibyiringiro ubusabane bwawe akabugira bukeya. Mu Midiyani ni mubi. Mu Midiyani arakugenza. Mu Midiyani akubuza kurya n'ibyo wari wihingiye. Iyo tuvuze guhinga tuba tuvuze icyo werekejeho amaboko, icyo waruhiye.
umumidiyani arakubwira ati ntabyo uzarya. Ubundi se uramutse hari icyo bita umudayimoni w'akamenyero, ninjiramo ntago ndi buvemo, biraza kubagora. Icyambere ariko kukiba ibintu ndashaka ko mubyumva cyane. None se impamvu nakubwiye yuko ufite umudayimoni w'akamenyero wamenyereye ubuzima bwawe, reka nkubaze, ubundi niba ukorera amafaranga ariko ukaba ufite uburwayi butakwemerera kurya, hari ibintu utarya, ucindwa kurya ibintu by'ibirejime gusa, urumva udafite umumidiyani wakumenyereye, nubwo amafaranga uyakorera ntuyarya, bazayagushyingurana se. Ariko iyo twuzuye umwuka wera, mana we ndafashe, iyo twuzuye umwuka wera, muri ibyo ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba, haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi yirukana abamidiyani bene nkabo, twahanywereye amazi akuraho ibitero by'umwijima, twahanywereye amazi ijuru riradutabara, twahanywereye amazi tubona ihumure, twahanywereye amazi tugubwa neza, twahanywereye amazi ingumba zirabyara, twahanywereye amazi abakobwa barashaka, twahanywereye amazi Imana idukura mu rupfu, twahanywereye amazi Imana ihindura ubuzima, twarahanywereye amazi tugira amateka abantu bari baradusibanganyije, twahanywereye amazi tugaruka ku ikarita y'ubuzima, twahanywereye amazi Uwiteka arategeka, twahanywereye amazi Uwiteka aratuzura, twahanywereye amazi turwana n'ibitero, twahanywereye amazi Uwiteka ducomora muri karande z'iwacu, twahanywereye amazi Uwiteka arwara intambara. La bengara batola ya bakoti de bene pemonima. Imani kubita umudayimoni wakumenyereye. Uyu umuzimu arakumenyera. Reka vuga ibintu bikeya, ubundi twisengera. Egavaza kite done stansone feri rekosibiki de bone heriba. Iyo umuzimu yakumenyereye, uranaterana gasigara hanze, wataha mugatahana. Mfite umuntu nzi neza, umugore yamubajije amavuta, amubaza umunyu, amubaza amakara n'ibintu nk'ibyo by'ibibiriti, ibintu biciriritse, abura na kimwe akemura. Ariko aramubwira ati mugore wanjye, ngiye mu rusengero gusenga, none uyu munsi Uwiteka aradutabara. Ageze mu rusengero arafashwa gutera amakorasi, barahanura ubuhanuzi arabwumva, ariko amanutse atashye, amanutse sikariye yinjira muri kaburimbo, umudayimoni aramubwira ati niko ye, ubu se kutashye, umugore yakubajije amavuta akakubaza umunyu, akakubaza amakara, akakubaza ibyo bintu ko wabibuze, ubundi ubu ngubu uratashye urabibonye, ko wiriwe usenga ubonye igisubizo. Ryajwe ararisubiza, ko umudayimoni w'akamenyero aranaganira nawe, avugana nawe ukabyumva, arakubwira ati nzakwica ejo, nawe ukakira utejo nzapfa. Arakubwira ati umwana ntabwo azakira, nawe ukavuga ati ubu byararangiye ntazakira. Arakubwira ati turagufite, nawe wareba ukabona ko aragufite. Ariko uyu munsi wa none Imana yera igukize dayimoni w'akamenyero. Zivode katote pekorima. Uwo mwuka insura yose yiyoberanyamo itagaciro. Uyu mugabo yataye inzira igiwe, twakubitanye yarenze ahantu bita Nyamirambo, yamanukaga ahantu bita ku Mararungu, amanuka ahantu bita kuri Meteo Rwanda, yerekera iwe mu rugo. Ati inzira igiwe arinda agenda, duhure yarenze yageze Nyamirambo, yavuye mu Gitega, kubera dayimoni w'akamenyero. Amubwira ati ubwo rero urimbwa, nawe akavuga ati nibyo ndiyo. Nari ngendere kukubwira iki? Imana igutsindira umudayimoni ukumenyera ku rwego yatuma n'umutima wawe n'ubuzima bwawe wumva nta gaciro ubuhaye. Ndabwira abantu ngo nta muntu n'umwe utegetse kugukunda mbere. Bibiliya yaranavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ugomba kwikunda. Nta muntu n'umwe ufite inshingano yo kugukunda kuruta wowe. Ugomba kwikunda. Iyo umuzimu yakumenyereye, urihana wasohoka mu rusengero, ukisanga mu byo wihanye mu kanya mu rusengero, kubera ko umudayimoni yakumenyereye. Akakubwira ati nubundi iyo umudayimoni yakumenyereye,
ugera no mu rusengero akajya akubwira ati wikwirirwa ubivuga ubyatura n'ejo warabyatuye birongera biragaruka. Wikwirirwa ubivuga. Babyita umuzimu w'akamenyero. Dayimoni w'akamenyero ajya atsindwa n'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Ndashimira Imana nje kuvuga Yesu Kristo uhindura ibintu. Nje anepide Robert Gray de Stofemo repe oranga rezi katore gando abiene kofa. Nje kuvuga Yesu ukiza akamenyero k'abazimu. Nje kuvuga Yesu ukuraho karande. Nje kuvuga Yesu uhumura impumyi zigahumuka. Nje kuvuga Yesu uzibura inda z'ingumba zikabyara. Nje kuvuga Yesu uhindira hejuru ye mu Midiyani agahunga ukabona amahoro n'ihumure. Karame Yesu we. Karame mwami wanjye. Karame Yesu. Karame mwami. Karame papa. Tani wisinima. Yesu afite ubwo bushobozi bwo gukiza no kubohora. Nanze kwinjira mu bintu byinshi kuko iri jambo ni rigari. Iyo umuzimu yakumenyereye nakubwiye ngo naho umuhungi yagusangayo ijwi rye akakubwira ati nzahagufatira naho nzahagusanga naho wagiye ndacyagufite, ariko Uwiteka azibye abazimu bose baguhiga. Unyumvisha avuga amena peligride for blind izikole kepe. Iyo umudayimoni yakumenyereye ibyo ukozeho byose bibinyatsi. Iyo umudayimoni yakumenyereye naho wari witeze gusarura umugisha uraza agasiribanga byose bikarangira ucyuye kapa ntacyo ubonye. Iyo umuzimu yakumenyereye akuvanamo icyizere ku rwego n'iby'Imana yakubwiye ubyibagirwa ubundi ukiheba gusa. Ariko Uwiteka Imana igukiza akamenyero k'abazimu mu izina rya Yesu. Dayimoni wamenyereye ubugingo bwawe aburekure. Ubugingo bwawe bwongere bwishimire umubyibuho w'ijuru. Imana ikunezeze ikuhe imbaraga. Ubugingo bwawe nibusenga wumva usabanye n'Imana. Uwiteka kuzuza imbaraga kandi agukomereza amaboko. Imana iguhishurire gukore ku maso muri iki gihe cya none. Abantu bamaze kugwiza ibibaca intege kuruta ibibaha imbaraga. Ariko dine bene fora minga ide sone perema. Ndavugana nawe mu izina rya Yesu. Uwiteka yimura imbago z'abazimu narangiza gukiza akamenyero k'abadayimoni rata. Karame mwami wanjye atanga ihumura impande zose, akubohora ngo yize abantu bazi nizo batazi. Yesu we ndakumva. Agutabara zindutse ubugingo bwawe buhagarareho. Uwiteka rwana n'igitero cyahigaga ubugingo bwawe. Uwiteka bohora ubugingo bwawe. Muri iki gihe harimo gushidikanya no kuvanga. Muri gihe hagwiriye abavuga butumwa n'abahanuzi b'ibinyoma. Muri iki gihe hagwiriye abantu benshi bari kuvuga Imana ariko Imana itabarimo. Uwiteka guhagarareho. Uwiteka kurinde. Uwiteka kurinde imbaraga zitoba ubugingo bwawe. Uwiteka guha ibihamya. Uwiteka guha ibivumbikisho. Debela ngini wizebere. Refosa pekalama. Ne foreberi grade ho. Soma mika ninga nawa ize potene mamone ma. Iri vaze kote de gere hai. Sina bahadi kaide kofekiti debere. Ndafashijwe mwami. Ijambo rikomeye. Ndashaka kukwagura mu mwuka. Ndashaka ko waguka. Telefone zose ibe iciriritse ibe ikomeye. Zose aho ziva zikagera. Umumaro nuguhamagara. Zose zigira capacity bitewe n'urugwego zirimo. Iyo ciriritse ihamagara, hari aho ihamagara, hari naho idahamagara. Iyo iri muri mwayene nayo hari aho igera naho itagera. Muri make hari ibyo ikora n'ibyo idakora. Iyo ihenze ihamagara hose igera hose kuko ibifite capacity. Ariko ibyo bintu byose nubwo telefone zibikora zigira igice kimwe zihuriraho gituma zibasha gukora bike cyangwa byinshi bitewe na capacity. Nico bita umuriro uri muri batiri. Ni umuriro uri muri batiri. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Muri uyu mwanya mwiza wo gusenga, muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, uri kuri sharijeri. Ijuru niri gucaginge ku rwego abadayimoni batakuvogera. Ijuru niri gucaginge ku rwego abazimu bagutinya. Ijuru niri gucaginge ku rwego wuzura imbaraga za Mwuka Wera. Ijuru rigucaginge. Ijuru rigucanire.
ijuru rikuzuza imbaraga, ijuru rikuzuza ibihe, ijuru rikuzuza amavuta, nurangiza ubone kwaka. Harebareta rode beregaide fofa hiwizima. Ijuru rigucaginge ku rwego umuroza kuroga bigafata zero. Ijuru rigucaginge ku rwego wihumanuza n'imbaraga z'ijuru. Tawaranga nitakoloma haibini fade bonenge rime nefoka ya bena ore. Ndafashijwe mwami wanjye, ndakumvisha Yesu we. Uri Imana icaginga, ugacaginga indwara zigashira. Uri Imana icaginga, amahoro akaboneka yari yarabuze. Uri Imana icaginga, dayimoni wari usenyurwa akagenda. Uri Imana icaginga, wari umaze kwiyanga akongera kikunda. Uri Imana icaginga, ubuzima satani yafashe ijambo akaburekura. Uri Imana icaginga, umukobwa wagumiwe agashaka. Uri Imana icaginga, amateka agahinduka. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka. Burya gusenga Imana biritura imisozi. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka we. Burya gusenga Imana biritura imisozi. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka we. Burya gusenga Imana biritura imisozi. Edelariaba azani mangia apebandi nisaria alala senengenima paine zahova peke kingini manila ni masaria hadata de rebere grandara yedi hose amande kete de vaide kosidiria ene fase ne meni grai iri fase maunge ene faide kote eri ba izi ba ize kofe eri wiz evova andi koti de koke emini fo hanima ndikumvijwe rimbwira ngo Uwiteka agiye kubaka abantu be kandi yongera bubake kuko abagiriye ibambe ryinshi kandi akabaje kubavura kugira ngo indwara z'amayoberane umwanzi yabateye bazikire kandi akavuga ngo ni umaraho ibiteye ubwoba kuko ari Imana iteye ubwoba, ari Imana yo kwiringirwa, ari Imana ishobora byose, ari Imana nyirihumure, ari yo yonyine iritura imisozi, ari yo yubaka ibyasenyutse, ari yigarura ibyanyazwe, ari yirema ibitariho bikabaho, ari yizura ibyapfuye, ari yo yubaka umuntu akubakika, ari yitanga ihumure, ari yo murinzi wacu. Imana ni yo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu buryo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Ndagira ngo twinginge Imana, ndagira ngo dusenge. Cya kabiri, mudayimoni w'umwaku wakubujije kurenga umutaro, tumutarengaho wagombaga kurenga, ugasenga wumva hari ibintu bigiye guhinduka, ariko wajya kwisanga ugasanga n'ubundi uracyari kuri rwa ruziga rw'ubuzima, ugasanga uracyari kuri ya mateka y'ubuzima. Uwo ni umudayimoni w'akamenyero, ni umuzimu wakumenyereye ushaka kuguma mu buzima bwitwa ubuzima bw'akamenyero. Uwo mwaku w'abazimu Imana ikwiye kuwusezerera mu izina rya Yesu. Icya gatatu ni dayimoni y'indwara zijya zimenyera ubuzima bwawe. Toni de kotadiba evika was. Ndimfuza ko dusenga, ndifuza ko twinginga Imana, ukabwira Imana ngo hari ibintu ushaka ko bitongera kumenyera, kuko mu gusenga ni Imana ikorera imirimo n'ibitangaza. Iyo umuntu asenze Imana imwitaho, Imana ikwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikwiteho, Imana ikwiteho. Kandi reka mbabwire, nta na rimwe umuntu wasenze azigera akorwa n'isoni, nta na rimwe umuntu wasenze azabura umugisha we, kuko sindabona umukiranutsi arekwa, sindabona uwasenze ngo amware, sindabona uwasenze ngo isi imwihererane. Ndibuka neza muririmbye yarabiririmbye
ariko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana. Ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo iyo hari ibintu byakumenyereye Uwiteka bikura mu nzira, naho byaba byariyimitse cyangwa byarimitswe bifite ijambo, Uwiteka bikura mu nzira. Bawuziye iyo bavuye mu nzira, Yesaya abona Imana, kuko gusenga kuhindura ibintu n'igabika. Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe. Umwaka Uziya yatanzemo Yesaya yabonye Imana, yicaye ku ntebe irengeye, mwenda we wuzuye inzu ye. Bakerubi n'abaserafi bari imbere ye, bafatanye hamwe natwe bavuga bati batuwera, batuwera, batuwera uri Imana. Nibyo. Zavuga intsinzi ya Yesu, zamamaza gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, harakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si hose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro nikizanera ubwoba, yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro. Ubu ngewe ndatwika ndasenya, kubw'izina rya Yesu ndakomeye. Haleluya, haleluya. Yesu shimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ibintu Imana igomba gutsikamira. Tokerere base reo overcance. Hari ibintu Imana igomba gutsikamira mu izina rya Yesu. Hari amateka agomba guta agaciro mu izina rya Yesu. Hari ibintu bigomba gusezera ku buzima bwawe bikakurekura mu izina rya Yesu. Hari inzira zigomba gusibuka abadayimoni basibye mu izina rya Yesu. Hari ubutabazi ukwiye kwakira ukamenya Imana kwigutabaye mu izina rya Yesu. Hari ihumure rikwiye kuboneka rigasimbura iterabwoba ry'abadayimoni. Hari uguhumuriza gusimbura guhungabanywa. Hari pidezove eri gobi yarima hai iva zaba hone ngini mini paide bole ngai dokefai iza bole katotefo. Imana ishimwe. Ndifuza ko dusenga Imana, ndifuza ko twinginga Imana, ndifuza ko dusengana, ndifuza ko duhendahenda ijuru, kuko gusenga birarema, dusenga bihindura ibintu. Imana igucaginge, Imana ikuzuza umuriro w'umwuka wera ku rwego ugira umumaro naho abantu batabitekerezaga. Imbaraga ufite ntago zingana n'izo za mugenzi wawe, ariko muri wowe harimo imbaraga zakiza, harimo imbaraga zakora akazi, harimo imbaraga zahindura ibintu, harimo imbaraga zarema amateka, harimo imbaraga zahumuriza, harimo imbaraga zakiza indwara, harimo imbaraga zazura ibyapfuye, harimo imbaraga zafasha abarwayi, harimo imbaraga zatuma abakobwa bubaka ingo, harimo imbaraga zatuma imiryango yasenyutse yongera kubakika, harimo imbaraga zatuma urugo rwe rudasenyuka, harimo imbaraga zatuma ubugingo bw'abandi bwishima, harimo imbaraga zo kuririmba indirimbo z'amazamuka, harimo imbaraga zatuma wuzura umwuka wera, harimo imbaraga. Izo mbaraga zirahari. Amen.